ngo satani mbere yo kwitwa satani yari umumarayika ukomeye cyane mu ijuru bitaga Lucifer, ariko nyuma y'ibyo byose nubwo yari agatangaza mu ijuru ngo byarangiye yoherejwe mu isi. Ibyo nkubwiye birashoboka ko rwose atari inshuro ya mbere ubyumva mu matwi yawe, birashoboka ko wabyumvishe kenshi babikubwira, ariko se bakubajije bati ese ubizi bingana bite, ese n'icyo uzi kuri ibyo byose, n'icyo uzi kwihananuka ry'uwo bita satani wahoze witwa Lucifer. ngo Imana ndimwohereza imwirukana mu ijuru yahise ivuga iti agenda wasiwe ugushyize ishyano. Ese kuki satani yoherejwe mu isi nk'ishyano ritugwiriye? Ese ko Imana izi neza ko satani ari sekibi hano mu isi, kwizi ko satani ayobya benshi mu bakristo hano mu isi, kandi ari nawe nyirabayazana w'ibyaha byinshi tugenda dukora hano mu isi. Satani ngo numushukanyi, niwe ushuka benshi kugira ngo bagwe mu byaha, kugira ngo batandukanye n'Imana yabo. Ese ko Imana ibyo byose bizi, kuki itakwica satani? Ese ntago yashobora kumwica? Ese niba yabishobora kuki itamwica? Ese niba izamwica ryari? Ibyo bibazo byose nibyo twakwibaza. Munyemerere rero muri iki kiganiro cy'iminota mike twibaze kuri ibyo bibazo byose ndetse tunabishakira ibisubizo. Tugiye kukugezaho iki kiganiro, ndi Niyo Daniel, mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Mbere yuko dutangira reka tubanze twisomera no murongo uboneka muri Yesaya 14:12 kugera kuri 15. Handitswe ngo mbega umuntu wagwa mu ijuru, wanyenyeriwe mu ruturuturuwe, mwana waka mu gitondo, ukuntu wakubiswe hasi, wowe watsindagiraga amahanga. Waravuze mu mutima wawe uti nzazamuka njye mu ijuru, nzashyira intebe yanjye hejuru y'inyenyeri z'Imana, nzicara ku musozi w'ikoraniro, nzagera hejuru y'ibishu, nzangana nk'isumba byose. Birumvikana uko niko satani yibwira mu mutima we. Byumvikane kwigomeka kwe naho byatangiriye mu kwibwira gutyo mu mutima. Yaribwiraga ati nzagera hejuru y'ibicu, nzangana nk'isumba byose. Birumvikana yaratangiye kwiyumvamo ko agomba kungana nk'isumba byose. Ariko dukomeje nyine kuri iyo mirongo 15 niho ahita atubwira ati ariko uzamanuka ujya ikuzimu mu rwobo rurerure. Satani ni ikiremwa rwose kizwi cyane muri Bibiliya, yanditswe ku mpapuro nyinshi zo muri Bibiliya ndetse ari mu bitabo byinshi cyane byo muri Bibiliya. Satani ayigometse ku Mana, ariko mbere yo kwigomeka ntiyitwaga Satani ahubwo yitwaga Lucifer. Yari afite igikundiro mu ijuru. Dore ubuhangange bwa Lucifer mbere yo kugwa kwe. Lucifer yari umumarayika w'icyubahiro ufite ubwiza butangaje ndetse n'ubwenge buhanitse. Bibiliya imwita inyenyeri ya mu gitondo cyangwa umwana w'umuseso nk'uko Yesaya ibitubwira. Yesaya 14:12 niho hatubwira ko rwose Lucifer bisobanuye inyenyeri ya mu gitondo. Yari afite inshingano zo kuyobora abandi bamarayika ndetse no guhimbaza Imana. Yagiraga ubwiza ndetse n'icyubahiro bidasanzwe. Bibiliya ivuga ko rwose Imana yari yaramuremanye ubwiza budasanzwe ndetse ari nawe igisobanuro cy'amabuye yose meza y'agaciro. Birumvikana ko rwose Lucifer yari uw'agaciro mu ijuru. Imana yaramwemeraga ndetse n'abandi bamarayika bamwemera kuko yari uw'agatangaza. Yayoboraga abandi ndetse anahimbaza Imana kuko yari azi kuririmba. Bivugwa ko rwose yari afite amajwi ateye ubwoba, amajwi adasanzwe. Ako yari ameze utyo akunzwe mu ijuru. None niki cyaba cyaratumye yirukanwa mu ijuru akoherezwa mu isi akajya kuzimu, ubundi agatangira kwitwa sekibi? Nubwo yari afite icyo cyubahiro gikomeye, Lucifer yatangiye kwifuza kuba nk'Imana. Nko muri Yesaya 14:13 kugera kuri 14 niho hatubwira uburyo Lucifer yari atangiye gutekereza muri we. Ko yari atangiye gutekereza muri we ati nzazamuka njye mu ijuru, nzashyira intebe yanjye hejuru y'inyenyeri z'Imana, nzicara ku musozi w'ikoraniro ahantu h'ikirenga, nzazamuka hejuru y'ibicu, nzaba nk'isumba byose. Birumvikana kwigomeka kwe kwatangiriye mu mutima, atangira gutekereza ibyo byose. Icyo gitekerezo yagize cyo kwishyira hejuru nicyo cyamuganishije ku guhanwa. Imana nayo yiyubahisha, ntiyari kwemera ko ikiremwa yiremeye cyo ubwacyo cyakwiyita Imana ubwacyo. Ibi ngo byateye urugomo rukomeye cyane mu ijuru, nk'uko mu gitabo cy'Ibyahishuwe 12:7 hatubwira. Bivugwa ko rwose habaye intambara mu ijuru. Marayika Mikael ndetse n'abandi bamarayika be barwana na dragon, ariko birangira Lucifer atsinzwe intambara. Lucifer amaze gutsindwa intambara nta kindi cyabaye, yirukanwe mu ijuru, amanurwa mu ijuru, yoherezwa mu isi ndetse yamanukanye n'abandi bamarayika bemeye kumukurikira. Abamarayika nibo muri iki gihe twita abadayimoni. Mu gihe nyine uwitwaga Lucifer
Lucifer aribwo yahindukaga satani. Lucifer wigeze kubaho umumarayika w'icyubahiro yahindutse satani. Izina satani bisobanuye umwanzi. Yatawe ku isi nyuma yo kwigomeka nyine, yaje kuba umuyobozi w'isi y'icyaha. Uribuka icyaha cya mbere ubwo cyatangiriye muri Edeni, satani agenda mu ishusho y'inzoka, ubundi agashuka Adamu na Eva bakarya ku rubuto bari barabujijwe n'Imana yabo. Ngicyo nicyo cyaha cya mbere cyabaye mu isi, kwishuka ry'umugore Eva, ubundi agashuka n'umugabo we Adamu bakarya ku rubuto bari barabujijwe n'Imana yabo. Ngo rwose satani ni umutwari cyangwa umuyobozi w'isi y'icyaha muri make. Ngo kuva icyo gihe satani yirukanwa mu isi, hakomeje guhangana n'abakiranutsi ashaka kuyobya abantu ngo bagwe mu byaha bye, ngo bagwe mu mitego ye, ubundi abatandukanye n'Imana yabo, n'Imana yabiremeye. Birumvikana satani ayobya abantu b'Imana. Noneho reka tuhite twibaza bya bibazo twatangiye twibaza tuti, ese Imana yakwisha satani cyangwa ntabwo yabishobora? Kuki itamwica? Niba yabishobora, ese izamwica ryari? Iki gice tugiye kwinjiramo nicyo kigiye kudusubiza ibyo bibazo byose tumaze kwibazaho ruguru. Ndagira ngo utaza kujya kure rero, mwibutsa gukora subscribe, share na comments. Mu gusubiza ibi bibazo ndetse mu gushakira ibisubizo by'ibi bibazo, mureke tuze kwifashisha igitabo cya Bibiliya ndetse n'imyemerere y'abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mureke duhere kuri iki kibazo cya mbere kivuga kiti, ese Imana ishobora kwica satani? Imyemerere myinshi ishingiye ku kuba Imana ifite ubushobozi bwa byose. Birumvikana nta cyayinanira. Bibiliya ivuga ko Imana ari rurema kandi nta cyayinanira. Muri Yeremiya 32:27 niho hatubwira gutyo, Imana ari rurema kandi nta cyayinanira. Bityo niba ishobora byose, birumvikana ko ishobora no kuba yakwisha satani igihe cyose bishakiye. Ahubwo wakwibaza uti, none ko ibishoboye, kubera iki itamwica kandi izi ko ari mubi kandi anayobya abantu abayo hano ku isi? Aho noneho niho haza igisobanuro cy'umugambi w'Imana kukuba itari kwica satani. Reka tukibaza icyo kibazo, kuki Imana itaramwica? Kuki itarica satani? Impamvu nyamukuru ivugwa cyane mu myemerere ya Kristo ni uko Imana ifite umugambi munini utarenze gusa kurimbura ikibi. Bibiliya ivuga ko Imana yaremye abantu ifite intego yo kubaha ubwisanzure bwo guhitamo hagati y'icyiza n'ikibi. Ngo bityo rero satani ni ikigeragezo ku bantu kugira ngo bagaragaze niba koko abakunda Imana ku bushake bwabo cyangwa bayikunda ku gahato. Mbere yuko dusoza iki kiganiro, ntitwagenda tutibajije iki kibazo, ese satani azicwa ryari? Satani tugendeye kuri Bibiliya igenda ivuga ibintu byinshi kuri we, ariko hari naho rwose mu byahishuwe nka 20 mu byahishuwe 20:10 handitse ko satani hazaterwa mu nyanja yaka umuriro, aho azababazwa ibihe byose. Birumvikana ibihe byose ababazwa, birumvikana mu kubabazwa ibihe byose ntago azaba yapfuye, azababazwa ibihe byose. Birumvikana ko umuntu, wenda reka dufatire urugero ku umuntu niyababazwa, wenda reka tuvuge ibihe byose ababazwa, birumvikana muri uko kubabazwa ntazaba yapfuye. Ese icyo cyatubwira yuko satani atazapfa ahubwo azababazwa iteka ryose? Muri uko kubabazwa uwo munsi azajugunwa mu muriro, nicyo abenshi bita ibihe by'imperuka cyangwa umunsi w'imperuka. Ngo kuri uwo munsi w'imperuka kandi nibwo ibyago byose, amakuba yose, imihangayiko yose, imibabaro yose izaba irangiye kubizera ndetse no kubemera. Ni gutyo babyemera. Njyewe ndi niyo Daniel wabagezagaho kino kiganiro, nkushimira wowe twabanye kuva ino video itangiye kugera ku musozo wayo. Nizera ko wungukiye byinshi muri iki kiganiro. Icyo nagusaba no gukora subscribe, share ndetse ukandika na comments niba hari icyo ino video igufashije muri make. Ndabakunda cyane rero, mukomeze mugire umunsi mwiza naho ubutaha.